ndashaka dutega amatwi twumve aya ni amajwi ya nyuma y'uyu mugabo Ruberi, niba ari Ruberi, nyuma yo kumwica yari rukanse ajya mu gishanga atama ikoti rye. So ahangaha aba yahamagawe nyuma y'uko bukeye bwaho, nyuma ya hatorokeye ahunze akimara gukigeta uyu mukobwa ijosi, kuko yamukase ijosi, arangije kumukata ijosi amutera ibyuma bibiri mu nda. So reka twumve nyuma yaho ni ibiki avugana na Ugiye kuvugana n'uyu muntu? Ego. Aberanyo. Onde? Aberanyo. Uwerika. Aberanyo. Shanuka. Nuka ariko yamemukiye muhungu wanjye. Ndaguhemukiye. Bamemukire inshuti yanjye sha ngo wikoze mu nda mwana wa mama. Jani ibiki? Jani ibiki mbwiye? Ko ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zo zivuga ko wishe Mutoni se shaho. Showa. Sinari y'Imana mwijuru ahubwo ngenda numiwe. Ubu ngubu uri guhama uzi ko nimero zawe zananiye zose naguhamagaye mu gitondo ngo nkubaze ati nshaka kubaza amakuru ntanamenya none yumva amakuru ngo ni wowe. Nana soje kaza kupangoye. Ikaza nkuye. Ikaza kukuye. Ndabizi se nshuti yanjye. Gikango vugishe. Namba barire mwana nyine nayumve turi kuvugana nyine. Nimero iri ariko sinzi impamvu we yakunaniye. Nimero ya Ruberi. Iriho nimero yiwe ndetse nsiyiwe muhamagayeho. Ruberi. Yo, bite mwana. Sham shutani byagenze bite koko? Ya. Mubwira cyane. Shambwira no kwimana. Ejo naje no gukureba mani nanga kukubyutsa uryamye mana. Narindi maso nakumva. Wavugisha ukuri? Ntago nari sinzeri. Ntago naje nkurinjira mu gikoni nkacaho muri kakazi navuze ngo ntushaka ngo reka ndeka kugukangura. Narabivuze ngo ndeka gukangura rwose nasohotse ndo bivuga. Guys, mutapinga screen. None se wamusenze guki wanze kumvugisha? Reka tuno musenze cyane. None reka nkubwire Ruberi. Umuswa muntu tekereza byinshi. Umutwe w'umuntu utekereza byinshi. Umvaga nafite mu muswa. Dika uteza amatwi nawe. Naguruna ateza amatwi. Nagiye kubundane. Kanga fitira 70. 70? Na bine. Ubundi wagiraga bingahe mu busanzwe? Ubusanzwe ni 78. Ndazumye se yabwiye. Mare ni yahembe n'icyondo n'ahandi kubyatara. Orige yibuke umunsi yazaga avuga ngo ashaka amafaranga. Mutega amatwi. Umunsi naje nashaka amafaranga y'umutekano. Mbagaze hanze. Ndabyibuka. Kugira ngo nataguha ndakwihera ngiye. Ibyo jambo wararimbwiye. Ureza gahenda barifite. Impamvu ndakubwiye numvaga byibuze kugira birangire neza. Amarabara cyangwa kuvugisha amagambo. Uriya mugore namukundaga. Wese mu byumba. Namukundaga cyane kumukunda kamwica. Uretse we gikazi uretse. Urumva? Yego. Naho kimwe nawe kukiza. None twashaka mu kamwe. Namwe ndababwiye. Nigeze ndumva aho gusa. Navereje Sandrine SMS. Sandrine.
kariya kantu arambwira ngo urimo sohotse nanamubwira ati kirasinziriye cyane nanze kubyutsa reka nigende narenzemo imbere ariko nawe ndi gutekereza ku umuntu anyuma amafaranga akuye amafaranga kizajya ko umuntu adashaka umuntu itubane hari umunsi cyagenda guhamagarira mu gihe ahantu Bruno uri umuntu w'umugabo guhamagara umusange kwa Runga bwiruka warampamagaye urambwira ngo ngusange kwa Runga ngo byihutire ndakubwira ati ko nibereye mu kabari ndimo ninywera agacupa noneho nyuma urongera uhamagara urambwira ngo ariko ngo wasanze kwa Runga ndakubwira ati ndaje ibyo ndabyibuka uribuka umunsi ndawibuka rwose hari ku cyumweru nakubwiye ko ndi gukoresha igitanda mbere wigeze kumva kuri gukoresha igitanda ndabizi hari cyuzuye hasigaye ubwo munsi ndahamagara bari bari gukora isaso nabi isaso nshaka kubijyana ku buyobozi ariko nita araza ahageze arambwira ngo iturize ryihorera ibi n'ubundi igitanda amafaranga baguciye ni makeya ndakubwira ngo iki gitanda ntabwo nzakiryama ntabwo nize kukubwira urumbwira ngo bari gukorera igitanda ngo kandi ngo baguciye amafaranga ndakubwira ati ntazajye muzabwira ko wakiguze amafaranga turi amutipe n'inshuti yawe uzi ko twabiganiriyeho nanjye twabiganiriyeho ndabyibuka gusa bari bakoze nabona bisa nabi inda hatazogera hakundi bose mbahura biki itaraza arambwira ngo ituriza amafaranga bazaguha n'amafaranga menshi n'150 bazaguha cyane rwose ndamubwira ngo kijyane uzakigurisha ibyo ntacyo naryama aragendera ndamubwira ikigendo n'urugo rw'akazi kwa Mutoni nsiga hariya kwa Runga ageze ngiye kubona umuntu baje wazanye kumba nitaramubwira uzayibaza ati uzaba nagiye aramubaza ngo iki gitanda waracyana ndavuga ngo simbizi byiwe arigenda ndabirangira ariko ukabona umugore ntashaka kumvugisha hirya hino yakora ibyo kuri telefone uko yishakiye nta n'ikibazo kiba gifiteho mba niyicariye mu gikari amaze iminsi gikaza arabizi nta namubwiye umuntu ari kusuzugura njyewe mw'abantu iteranirwe nawe na kakanzu ndashaka nubwo biri kumvikana mwene muri kumva kuri TikTok mutapinga screen hafi abantu 1000 sinzi ikintu mutegereje vraiment mutapinga screen ngiye ndashaka tugira twumve kuko kugeza amasaha details zo kutumvikana ndashaka kugira ngo agere ahantu yafashe umwanzuro wo kwica uyu mwana w'umukobwa ariko ikintu kiri kuntungura we uzi ko ari kuvuga nk'umuntu usanzwe nkaho nta cyabaye uzi ko ari kuvuga nkaho ari ibintu biri normale urumva ko ari umuntu gutera mu nyumvira umuntu wishunda ukuntu ari kuvuga mutega amatwi mwumve mutapinga screen ndababara maze niturize ntashaka no kuvuga cyane n'iminsi nanjye yashize iminsi tutabonana pe ejo bwa naje nje mvuga nje kugutuka nk'ubwa gusha wanguye amaboko neza warandetse none uzi ko n'abantu bose bambuze umuntu yankomagaraga kumubwira ibintu bize kandi nicaye mu nzu ese rube niba ushaka ko twavuganye tujye narwangirwa ngo tuze kukureba wanjye nicaye mu nzu wari uhari ariko byari bitaraba kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye ngo mutaza kujya tutica umupango wawe narayitanze wabirangiza oya byari bitaraba
nese rube wamufashije mana ngo uriya mutoni wamwigondeye ese umva nkubaza uragira ngo mbwire uko byagenze mana njye ntabwo ndi kubikurura mana nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu ufata umwanzuro wo gukora bya bintu. oya wenda uri kukubyishyiraho ariko njye ntuzi uri kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafashe ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka batereka mbyiteze ariko ntabwo wabikora nko muri kodire mwese ubu njye sinari kodire sindi kodire akagima riri kodire ntabwo ko nagira kodire ubu n'ubuhamya Rubengeye mbwira nk'inshuti yawe mane nzahura nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe nazahura nawe nzamenye ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva twumiwe basoma nkubwira ngiye mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byagenze kugira ngo nahageze njyewe nabibonye ndumirwa se tugiye gutaha turahoberamo kaje kazarabizi ko twaya gutaha nge ndabizike ikazi wambara ugaceceka kazarabizi kuko umunsi umwe yarahari uko byagenze bose uje ku mugoroba akambitse mu mfuranja mu rugo nambara bote kuko imvura yaguka hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote naraza mwese muri kodinga ku kantu ndayibabwiye yego nta kibazo n'urwibutso yego nkanambika nca ahantu taxibisi ndahima kiri bisi no kosendesha kiri bisi yego akajibisi gato bitambikira kujya ku kazi ngezeho mbaka ji ya marita ndanayishyura ishyura kuri telefone atanu ku kintu yishyura ku manywa icyo ndetse na kirimo ndani ndakumva umugoroba nari maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byiye cyane ntekereza gukora iriya nyine ntabwo byamfashe namubwiye ngiye kukwandika akantu nterewe ntabwo ndi nkora ku musatsi musubiza inyuma neza areba hirya akoze n'ikintu cy'umuganga kiba gitari akagwa hasi wese ukata ubu harimo mwashakaga none tukora mu rubavu no ku kuboko bamutemye se urubere ngo hari mu rubavu no ku kuboko arakubeshya najya n'umuntu ukubeshya none hasi sinamwiboneye uretse gake n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri moruga ugasanga hari ahantu hamwe yakomeretse sibyo yagiye ku ntebe agwa hasi kuko ari amaraso yuzuye ibikuta byose iyo wabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije yego narahabonye inkoko ntabwo itera amaraso iratera amaraso atahita asimbuka birumvikana icyuma gikuje rubere wakebye gusa wakebye uzajya wese kumukura muri moruga
nta nubwo nakujejeho ribi kenshi ni rimwe ryonyine. Iyo ugiye kumwambika akantu mu ijosi. Oya, nasubiye kumusubiza inyuma kweli. yabaye nyine yavuze ngo yagiye kumwambika, yamubwiye ngo ngwino nkahobera natwe ngwino nkwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha. ngo nyine nibwo yahise amucishamo icyuma. Mbese urakuko yari afite mu ntoki. Kandi aho yakingisha hanze barimo basohoka numva ko bagiye gusohoka. sha mwana uri umuntu ajya gufata umwanzuro nk'uwo yarababaye wa muntu we. numvaga mu buzima bwanjye ngomba kwituriza nayo ndi gupanga umwaka utaha kuzashaka umugore. muri inshuti zanjye wirira amazi nimbabara akora urebe mu buzima bwanjye. iyo umureka rwose uri buzabone n'undi mugore. uriya niwe muntu warimo kujya mu vutsi ubu kumwica koko, kwica umuntu urebe ngo cyabinteye kugira ngo umuntu koko yumva nabi. ni iki cyabiguteye kwica umuntu, kwica muto? Ikibazo ni kimwe, amafaranga atari umunsi utayahiye. amafaranga igihe wahombeye 300 nibyo byatumye wica umuntu. kandi umusaba ukuntu nabayeho bayijyanye kuri ribu bagufunze rero. na gikazaragihugu nabaye ahantu hari ahantu umuntu ahaheye arahazi. urumva navuye mfite igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwiyeho neza nta muntu yanduranye. nagufashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi ndituriza mu mutwe wanjye. ajya kuzuba yemera y'abantu ajya nyizumba imbere ajya kwizomba imbere mani. rubere ngiye kukubwira ikintu, aruta mama Ruhani mwabyaranye. ntibareshyaga uko yareshyaga siko yareshyaga ko mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakageraho bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe. ntabwo bizi ko bagiye bimbwira byose. uriya mwana reba akana kiwe asize, reba umwana wawe usize, none mana ndebera nawe reba akana kiwe asize. ahura hafite igihe kingana iki? ahura twakwega ariko hareba ndi kuhareba pe, ndikora n'ukuntu ubayeho nabi. wakijyanye kuri ribu. umva nkubwire Rubebe, umva nkubwire sibyo, ijyane kuri ribu pe, itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse. n'urupapuro wanditse twarubonye. umva nkubwire Rubebe, kandi abigena bangiye abantu abo wabirangiye bahavuze barabibona. ifate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire. mu kanya ndaje ndege. Rubebe wowe ifate ujye kuri ribu, n'undi cyangwa uracyemera uri kubyemera ko wabikoze. mu gihe zashize bari gukeka uwamwishe, none urabyivugiye ijyane kuri ribu ibintu bigende neza. ngo mufate n'amarikode muyifite. ujya kuri kode n'ubyivugira no kuri ribu biroroshye rero. none ugira ngo ibi ngibi tuba tuganira, ntabwo hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira n'ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose. cyangwa uracyemera zabikoze utubujije inshuti wowe kabyara ijyane kuri ribu n'undi ubu muri kunyigisha ibyo byose. none ko avura amariki ko nurangiza gutaba amaraso uracyakora icyo? ubwihisho tuzaba mujyana duhereze icyo nihisha mwese ufite wihishe ubu iwanyu ko baje bakubonye. ubwo mbabwiye ubu mama warasinzira ubuze
tube tureke ahangaha gato mbabazi, ibyo ndi kumva nibyo muri kumva? Ndi kubaza mbere yuko nkomeza, ibyo ndi kumva nibyo muri kumva namwe? Yesu Kristo